Yesu ashimwe kandi Yesu ahimbazwe. Nongeye kunezezwa n'Imana yuko yanshubije gusoza umwaka nyine ku mwuka w'abazima. Ubwo n'ubuntu bwabuzwe n'abantu benshi cyane ko Imana ishimwe ko twebwe yadushoje njye nawe. Nimugoroba numvise icyigisho cya Apostle Gitwaza bintera gutekereza. Yamara avuga ukuntu hari abantu birengagiza ubuntu bw'Imana, kanyamara babitekereje bakanabyumva bakanabikurura babyumva. Ati wabyumva ute? Nimba ubyuka mu gitondo bikemera, ukagenda bikemera, ukavuga bikemera, ubwo ni ubuntu butagiriwe n'undi muntu uwo ari we wese utagiye ku mwuka w'abazima. Nimba ugenda bikemera, ukajya mu kazi, ukavayo, ugasubirayo, nta mpanuka ukoze, iyo ni imirimo y'Imana wowe ubwo butakura ngo ubashe kuba wakiyumvisha. Ikindi, nimba uri umuntu batigeze bafata ngo bajyane indera, ubwo ni ubuntu butangaje cyane. Ubwo none wagombye gukura mu mutwe wawe ukabwumva ukabwegereza mu mutima wawe. Ariko demo tubona ibintu byiza bitugeraho ntabwo tujya tubiha agaciro. Buriya bibarwa nko kuba ufite nka zahabu ariko ukaba utabizi neza ko ari zahabu ufite. Ndakwingingira ndagusa kugira ngo ubashe kwegera Imana. Ndakwingingira kugira ngo usenge Imana ubikuvuye ku mutima. Ndakwingingira kugira ngo uhamagare Imana kugira ngo Imana irahere kugire neza. Kuri ubwo buntu bw'Imana, kuba utari mu bitaro, kuba uhumeka bikemera, kuba uvuga bikemera, kuba ugenda bikemera. Haleluya. Kuba nta nkuru mbi urumva mu matwi yawe. Tekereza kugira ngo umwaka ushize nta nkuru mbi urumva mu matwi yawe yo mu muryango wawe. Ubwo ni ubuntu utagereranya n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ariko sinzi ukuntu dushaka kuba twabona Imana. Sinzi ukuntu dushaka kuba twabona Imana. Ibyo nyine nawe ubwawe biri kuva ku musatsi kugeza munsi y'ibirenge. Ubwo ni ubuntu bw'Imana. Wowe bikuru ubyegereza wumva ukuntu Imana igira neza. Na Pastor Singara yavuze yuko mu gihe tugihumeka umwuka w'abazima nta wundi muntu twashimira atari umuremyi wacu Imana, kuba yaremeye agatanga umwana wayo. Ubwo ni ubundi buntu butangaje. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimuyegera nawe izabegera mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu ukibona ko mu kazi kawe utuntu tw'uducenga harimo ibiki. Egera Imana, yibwire byose. Witekereza yuko ibintu nimba bikomera umukobwa utangira kugishaka kandi ahantu wakora amafaranga atariho. Witekereza ko nimba uri umupapa ubonye amafaranga ugomba kutugira mu bindi bintu ujyamo. No, egera Imana izakugera mu izina rya Yesu. Imana ikomeze kubagira neza, Imana ikomeze kubaremera amashimwe, Imana itamwe mu miryango yanyu namwe muri rusange. Imana ikomeze kubaha umugisha.